icyo gihe yaje kwiyamamaza hariya Nyabugogo kwa Mutangana. Ndangije mvuga umuvugo, hari ahantu nageze ndavuga ngo kera twaryamaga dufite ubwoba, ngo byanze bikunze baradutera, niba ngombwa banatwice, maze Kagame Paul baraje mu kweguka zirondo kandi abanyarwanda bagatuza kandi bakagira umutekano. Usamata by'amatera gahinda n'amanyagwa, adutwaye ingenzi bakobwa, aduteye agahinda. Yego ndahazi, ahantu twajyaga kubyina ari ninjoro, hejuru urenze kurya nyuma ku mafarasi. Hari ni hahandi twakiniye ishyamba. Hano hari ahandi twagiye, navuga ko ari ukumasura. Muri sinema abantu benshi bahora babinsaba, bakanambwira ko bankeneye, bakeneye kumbona nkora cyane. Yes, uyu mwaka rero, uyu mwaka icyo nabizeza nuko wa 2024 ni umwaka wo gukora, tukongera imbaraga, nkongera nkagaragara mu ruhando rwa sinema nyarwanda. Urabanza ukibaza se ubuzima bw'imyororokere ni iki? Ubuzima bw'imyororokere ubundi mu magambo meza ni imiterere, imikurire, imihindagurikire y'umubiri, cyane cyane imyanya myibarukiro na ndangagitsina. Wabaye umuvure wowe. Yego. Burundu. Ubwo ari umukobwa nawe baracyogosha. Muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe, Nyagasana akomeze kubandindira, kanezera ko mumeze neza. Uyu munsi uyu munsi nta magambo menshi ahari, nabazaniye umuntu ajya kubanza bibwira ubundi babwire ngewe nawe ikintu dupfana. Murakoze cyane, nitwa Murinda Jacques, nkaba ndi umuhanzi muri byose, ndi umukinnyi wa comedy, ndi umu MC, ndi umutahira byose. Ayobora n'ikiriyo. N'ikiriyo ndakiyobora, wamamagaye kabisa agahinda karanyica ukagira ngo ninjye wagize ibyago. Akina muri Bamenya akamuvugire, akina muri Bamenya, akina ari umukomisiyoneri yitwa Cyaka. Nge rero nawe ikintu dupfana kera yari ex wanjye. Amenye ibanga, ahise abivuga, ahise amenya ibanga. Witwa ngo iki? Nitwaga Françoise, kandi nuko nguko twabivugaga. Nje narihina nkahita mvuga Françoise. Cyakora reka babwirira, filime yari imeze neza. Nuko ubu ngubu ntago kuri YouTube bibaho, ntago mwayibona, twarazikinaga zikajya ku masede bakazigurisha, ariko yari filime nziza. Abantu benshi ndizera ko mumuzi, mwarimo mukumbuye kumwumva ari kuvuga, arabaganiriza, atari ukuvuga ngo nuko ari gukina muri filime. Akina muri Bamenya akazamo rimwe na rimwe, ariko ndabizi neza ko agira abafana benshi. Rero ugiye kutubwira ahantu wari waragiye, impamvu uri gukina gakeya gashoboka, tutakubona mu mafilime menshi cyane, kandi hari abantu benshi bagukunda, banagukunze kuva kera. Uratubwira igihe watangiriye sinema. Yes, arakoze cyane Ketchup. Nkuko bivuze, icyo dupfana ni muri Bamenya series. Hari abantu benshi mukunda kubibona turi kuguruka, nabagurukanye cyangwa se bangurukana. Ibyo ngibyo nibikabatangaza rero ni mu mukino. Aha rero tukaba turi mu kiganiro, nkaba ngiye kubibwira ese sinema yanjye yatangiye gute, ese niye mpamvu abantu bamaze iminsi batari kumbona muri sinema nyarwanda. Ntangira sinema nyarwanda natangiye ndi umufigira. Biratangaje gutangira uri umufigira ukaza ukagera kuri urwego, aba ari ibintu byiza cyane. Natangiye ndi umufigira nkina muri filime yitwa Amarira y'urukundo ya Fabiola Part 1 mu gice cya mbere. Urumva ni ibintu bitangaje. Reba igihe Amarira y'urukundo yaziye, hasubira hari muri 2008, hari nko muri 2008, hari nko muri 2008. Reba icyo gihe nyina ndi umufigira, ariko filime ndabikunda. Bari bampisemo icyo gihe. Fabiola aranyitegereza, niba yari yarabonye ko nzaba umwakiteri, aravuga ati ndashaka gukina nicaranye n'uriya mwana w'umusore mu ishuri. Ahita amitamo, turakinana. Nyuma nza kwinjira muri comedy. Nari inshuti na Gasasira uramuzi? Gasasira Jean Pierre Bwanakeye. Ari irindi zina ry'abantu benshi ubundi bamuziho ni iri. Ari Rukanihene, hari Kigufuri, hari Gashira bake. Afite menshi cyane nk'ayishoka. Gasasira rero muramuzi. Nyuma tuza guhura, arambwira ati ndashaka kujyana muri filime comedy, anjyana muri filime yitwa Basumirwa.
Bazumirwa ndayizi. ngeze muri bazumirwa ariko ntabwo wayikinnyemo ndakeka. ntabwo Bazumirwa yari irimo abasitari benshi. Gukina muri filime bwa mbere uvuye kuba umufigira ugeze muri filime none irimo abasitari benshi. Sangamo Mukarujanga, sangamo Bamenya, sangamo Faruku uriya waririmbye Ikigabo cy'igisambo, Yego. sangamo Jean Paul Ndabazi wikina na Ndabazi Nkundabanyanga. Nkundabanyanga Jean Paul. Sangamo abasitari benshi ndetse na Juma Piri Kitatire. Abasitari baranyishimira icyo gihe nyina role nziza bihita bima n'amahirwe yo kujya mu zindi filime. Naje kwisanga rero nabaye bodyguard wa Ngenzi mu yitwa Ndi Umukristo. Reba ukuntu ngana ariko nariyaminiye mba bodyguard ndagenda ndabyimba neza agatuza karaza mpita mba bawonsa. Ako nubundi nagendana nutse bari mujyaye. Ikintu cyababaje muri iyo filime Ndi Umukristo napfuye muri 4 ndi bodyguard nishwe n'umuntu usukomesha ugira umuzimu. Umuzimu araza nsanga ku gipangu ngo nigeze ngo bodyguard ankubita ya myuka yabo mitangwa kawo ibyanjye birangirira muri 4. Harimo abazimu benshi. Harimo abazimu benshi ira filime ya Apolline. Yes. Irimo abazimu benshi cyane. Adamu yageze aho umuzimu ni naho yahiriye muri la filime. Ni naho yahiriye inda yego. Damura itashinda ni umukinnyi wacu abamusuye mwarakoze ndetse n'abataramusuye ntabwo twabanenga. Ubwo hari impamvu. Ubwo rero nyuma ya Ndi Umukristo naje gukina filime y'umutaliyani kazi witwa Ngirabacu Bibiane yari short movie. Ngirabacu Bibiane ni umutaliyani kazi afite ubwene gihugu bw'Ubutaliyani ariko ni umunyarwanda yavukiye mu Rwanda. Yize filime imyaka 18. Icyo gihe yakurishije casting duhora turi abakinnyi benshi nanjye njyayo ndavuga ni se aha hantu ndahaca gute ko hari abakinnyi benshi bakomeye masanga ba Manzi bo muri Fabiola kandi icyo gihe shakaga umuhungu umwe n'umukobwa umwe. Ndangije njya muri casting indi ya Miniya ngiye kumva numva Rendi aramamagaye ati niwe watsinze casting yanjye. Niwe muntu wampaye amafaranga menshi mu buzima natangira sinema nyarwanda. Wow. Ibaze dizi. Yes. Uzi kujya ahantu bashaka abantu umuntu hakaza wenda abahungu 50 bashakamo umuhungu umwe akaba ari wowe bahitamo. Abari iby'agaciro cyane. Icyo gihe naraserebuye arangirisha yampaye 650 y'amanyarwanda. Ayashyira mu ibahasha arayampa arambwira ati yajyane n'ayawe. Ahita asubira iwabo. Gusa ikintu cyambabaje nuko yambwiye ko iyo filime muri contract twarasinyanye yego. Yarambwiye ko iyo filime ntemerewe nge kuyibona ko azayijyana mu marushanwa iyo ngiye muri Italy. Ntabwo iyo filime ndayireba nta nubwo ndayibona ariko mfite icyizere ko ari nziza. Nayikinanye n'umukobwa wo muri RDB witwa Jeanne. Turi babiri gusa twicaye mu nzu. Ako kugeza n'ubu ngubu. Urumva gukomera ndacyakomeye. Reka tubanze twimuke. Yego. Twari twimutse rero kubera ikibazo cy'imvura. Muri hano ryose uhibuka? Ahantu ningeze ndahibuka. Nari nyiri mu Butaliyani. Kwa Ngirabacu Bibiane nyuma amaze kuma ayo mafaranga yanangiriye akamaro. Ayo mafaranga yangiriye akamaro ndabyibuka ko amafaranga aziye rimwe kandi gusoza umwaka byaramfashije cyane. Nyuma yo gukina iyo filime naje kujya mu yindi filime yari yarema. Icyo gihe casting yabereye Sainte Famille ari Nyabyenda na Risisi uri kuyikoresha. Icyo gihe nabwo turagenda tuhahurira turi abakinnyi bose bo mu Rwanda ba filime. Icyo gihe nabwo ndahangana ndatsinda. Icyo gihe nkina nitwa Kamana. Iyo filime yacaga kuri televiziyo Rwanda buri wa gatatu. Bayitaga niyibiza nyine bayishishagaho mu gihe kiganiro kibiza kuko nubundi icyo gihe nakinnye nubundi ndi kumwe n'abamenya ducukura amabuye y'agaciro. Bamenya yitwa Nyandwi njye nitwa Kamana turi abajura b'amabuye y'agaciro cyane tuzwi ko twiba amabuye. Icyo gihe boss aratwirukana ariko atwirukana muri filime yego. Ubuzima bwa filime rero bukomeza gutyo ariko noneho nkabifatanya n'ubundi buhanzi bw'amazina y'inka kuko icyo gihe nabyinaga no mu itorero. Ndaza no kubigaruka ko biri no mu mpamvu yatumye muri sinema nyarwanda ngaragara gakeya. Nkunda ubuhanzi, nkunda kuririmba, nkunda kuvuga amazina y'inka, nkunda kwemusinga kandi noneho njye nabifashe nk'ari akazi kanjye ka buri munsi. Every week mba mfite akazi, mba mfite ubukwe. Urumva icyo gihe naje gukomeza muri filime ariko nkagenda ngenda gake ariko nubundi nkagenda ngaragara mu zindi filime. Yego mu gihe cya covid nibwo ninjiye muri Bamenya muri season ya 5 nibwo natangiye gukina ngenda ngaragara n'ubundi ndi komisiyoneri. Yego
ariko noneho reka nsubire inyuma gato nkiri umunyeshuri nari mfite impano zambyiganiragamo icyo gihe navuga ngo zambyiganiragamo zari impano nyinshi ngera naho ku ishuri nari wa mwana ukora imivugo, twaba dufite ikirori nkakora umuvugo nkabasha kuwukora nkawuhimba, mbese nari mfite akantu noneho iyo narangizaga kuvuga umuvugo cyangwa kuvuga amazina y'inka ko kwigana perezida nkigana perezida w'igihugu cy'u Rwanda. uriya ni umuntu dukunda cyane buriya, kandi umuntu ukunzwe buriya ariganwa buriya nibwo busitari. Yes. Yego, icyo gihe n'abanyeshuri barageraho bakajya banyita Kagame. Twiganire natwe akantu gatoya. Ketchup ugiye kunsubiza mu bihe bya kera, wenda ubu ngubu nari nakibikora niko navuga, kuko ni ibintu mvuga muri poeme. Wenda nk'ubu ngubu ubwo tugiye kugera mu gihe cy'amatora, ndimo ndamutegurira umuvugo, kandi umuvugo hazazamo n'ijwi rye. Nk'umuvugo wa mbere nakoze yiyamamaza, icyo gihe yaje kwiyamamaza hariya Nyabugogo kwa Mutangana. Ndangije mvuga umuvugo, hari ahantu nageze ndavuga ngo kera twaryamaga dufite ubwoba, ngo byanze bikunze baradutera, niba ngombwa banatwice, maze Kagame Paul baraje mu kweguka zirondo, kandi abanyarwanda bagatuza kandi bakagira umutekano. Icyo gihe iyo nagashyiraga mu muvugo, umuntu uri aho yumvaga ari perezida, noneho muri mikoro ya Samfiri nziza iranguruye ukumva ni perezida. Yego, noneho niga Kabusunzuho banyitaga Kagame. Icyo gihe navugaga umuvugo, hari akantu niganaga abanyamakuru, nkigana umunyamakuru nkahita nshyiraho disikuru ya perezida, kagashimisha abantu. Wenda nkahita mvuga nk'ahantu yagiye gutanga inka. Example, ku munsi w'ejo nibwo nyakubahwa perezida wa repubulika yagiye mu karere ka Rusizi, ubwo yatanze inka z'imfirizone. Izi nka z'imfirizone zikaba zavuye mu gihugu cya Haiti, zikaba zabafasha kubona ifumbire, umukamo uhagije, ndetse zikabageza ku bukungu bw'igihugu. Ijambo yakomeje kuvuga ko izi nka atari izo kugurisha. Iyi gahunda ya gira inka izagera ku banyarwanda bose, ibafashe kubona ifumbire, umukamo. Umukuru w'igihugu yakomeje kubwira abo baturage, mbese nkakomeza muri iyo ton y'amakuru. Ubwiza ukuri naguciye mu ijambo, Imana izagufashe muhure gutya muri babiri tuganire, aya mahirwe se nayakora hewe. Birashoboka, reka ngo iyo umuntu afite ubuzima nicyo gishoro cya mbere, sibyo? Kuba uhumeka byose birashoboka. Uzabisaba Imana, nabo ubona bagushoboza kugira ngo uzabone amahirwe yo kugera ahantu ari muri kumwe muri babiri vis-a-vis gutya. Yego, njye mba numva mfite iyo mpano, namusohoza ndi kuvuga nkawe. Ubu ari nk'umuntu wambaye kuteri, atumvishije ko ubanze kuvuga ko ugiye kumwigana, yagira ngo niwe uri kuvuga. Yego, urakoze cyane. Icyo gihe najyaga mu bukwe, ariko nyine nkabivuga mu gihe cy'amazina y'inka. Yego, nkabivuga mu gihe cy'amazina y'inka, akaba aribwo mwigana, bituma noneho mbona n'agahiti ko kuzamuka, ntangira gukundwa mu bukwe. Noneho icyo gihe nkagabanya za ngendo zo kujya muri sinema cyane, kuko nabonaga no mu bukwe bankeneye, njye nkigira mu bukwe gushaka amafaranga. Bambuze muri sinema nyarwanda. Umwanya munini nawuhaye itorero, kuririmba, gutoza, kuko dufite abana dutoza Kimisagara kuri Maison de Jeunes. N'ubu ndacyabikora. Dufite abana nigisha amazina y'inka, mfite abo nigisha kuririmba. Urumva ni impano, mbese kuririmba nanjye numve muri tawe uri kudupfunyira. Kuririmba basi indirimbo nk'akaye karirimbo keca, akaririmbo ka gakondo, karirimbo bajya bavuga ngo nyine baririmbira umukobwa iyo agiye, bavuga ngo niho ngateye mama w'agahinda. Ubwo si Lorete? Lorete we. Lorete ubundi ririmbwa n'abakobwa, ariko nanjye nagerageza, kuko ni indirimbo ikunzwe cyane, kandi ntabwo igiva kuri top. Ni iya Kamariza. Yego. Usamata by'amatera agahinda n'amanyagwa, adutwaye uw'ingenzi bakobwa, aduteye agahinda. Mbe mutoni wacu, mbe mico myiza sibira rimwe. Mbe mutoni wacu, mbe mico myiza sibira rimwe.
watwawe. muri shereka nkubwiza ukuri hashize igihe kitari gito yatuziranye Yego. ariko hari kubera ubuzima hacamo igihe abantu bakaburana. Yego. Urabizi mu bukwe bwanjye wagombaga kuba MC. Wagombaga kuvugira Ketchup naragombaga kuvugira inka ndagukoshona. Ndagukoshona ibyo bintu bimbabarire nanagusaba n'imbabazi rwose. Ikiza nuko nabimenye mbere kubera nawe impamvu zindi z'akazi ntibyakunda. Yego. Nashakaga na Samusure nawe bihura nuko yari afite nawe ubundi bukwe. Yari afite ubundi bukwe yagombaga kujya. Ubundi ushaka gutaramirwa n'abantu bawe mukina na film. Gukina na filime abantu dufite turi bubigereho hari ubuzima twaciyemo. Yego. Nuko abantu batemera ariko hari ubuzima tuba twaraciyemo kugira ngo tugere aho turi kano kanya. Birumvikana. Kandi kuvuga hahise hacu suko tuba dushaka kwigaragaza ko ubu turi abantu bakomeye cyane. Hoya. Ahubwo nuko hari abana baturebereraho. Ari igihe haba ari muri ubwo buzima twe twaciyemo akagira ngo ntago afite bizahora ari bya bindi. Yego. Uko mutureba hano murinda sinzi nimba ubyibuka ahantu twajyaga tujya kubyina ari ninjoro. Yego ndahazi ahantu twajyaga kubyina ari ninjoro hejuru urenze kurya nyuma ku mafarasi. Hari ni hahandi twakiniye ishyamba. Hano hari ahandi twagiye navuga ko ari ukumasura. Hano bubatse hano ku mujyi wa Kigali iruhande rwaho. Ndahibutse bya kera. Hari abazungu icyo gihe. Yego. Ntibumvaga ibintu turi kuvuga ko byari Kinyarwanda. Yego ndabyibutse. Nta bantu benshi bari barimo. Yego. Uzi kujya aho ngaho ugakora ibyo bintu nta muntu hari kuri kugufana agagutere courage. Ariko ukajya muri mudu kandi uzi ko abantu uri gukorera nta rurimi bazi ibyo uri kuvuga niba bizi ariko ukajya muri mudu ukabasha kwiyerekana. Ukabikora uko bigomba kugenda. Ukahaserukana umucyo. Yego. Rero mana yanjye impamvu mvuze gutyo nko kuririmba byo ntabwo nari mbizi ntabwo kugeza mbimenya aka kanya ntabwo nari nzi ko nabyo ubikora cyangwa ubizi. Ikintu ahubwo nari nzi ni amazina y'inka kubera cyagiye n'ubundi wazaga uyavuga turimo turakina muri ya filime y'ishyamba nza kugutereta nkabanza nkavuga ni reka Françoise mbanze muvugire n'amazina y'inka kugira ngo abashe kumenya uko nsobanutse. Filime papa wa Murinda yakundaga mama wanjye nta mugabo yagiraga nawe umwana w'akankunda naho byavuye rero aba ex wanjye. Yego. Ariko nukuri courage ikindi yego ufite inshingano nyinshi birumvikana sibyo ariko nubishobora uzongera umwanya wawe muri sinema. Muri sinema abantu benshi bahora babinsaba bakanambwira ko bakeneye kumbona nkora cyane. Yes uyu mwaka icyo nabizeza nuko wa 2024 ni umwaka wo gukora tukongera imbaraga nkongera nkagaragara mu ruhando rwa sinema nyarwanda. Ketchup uribuka tunyura kuri red carpet muri Petit Stade mu bakomediye bane bo mu Rwanda nkaca kuri red carpet ndi kumwe na Bwanakeye na Jean Paul icyo gihe wabaga muri Happiness. Yego turi bane icyo gihe ari twe bakomediye bazwi mu Rwanda ba filime. Icyo gihe duca kuri red carpet ntacyo itape nayiciyeho. No ukeneye guca kuri red carpet yo muri convention sibyo nimurika cyane kandi Imana ishyiremo imigisha iguhe n'ubumenyi burushije ubwo ufite ubisubiremo neza ubikore. Hari abantu benshi baje ariko abo benshi baje kubera hari abantu bareberaga. Yego ndabizi neza ko iki kiganiro gishobora kuza kugira comment nyinshi z'abantu bavugaga ati runaka twari tumukumbuye. Yego rero ntuzatenguha abantu. Ntago natenguha abantu niyo mpamvu buriya ubanza kugenda gake buriya bamenya niwe wigeze kuvuga ngo ntago ushobora kugera ku nyenyeri yawe udaciye mu nyenyeri z'abandi. Yes nanjye nabanje guca mu nyenyeri z'abandi kugira ngo inyenyeri yanjye izake. Inyenyeri yanjye buriya igiye kwaka kandi ndategereje kecha burangiye nkunda gusenga Imana cyane. Yego nta dini mfite nakubwira ubu mbarizwamo nabangiye gukubeshya ariko ndasenga. Buriya umuntu agira ahantu yiherera agasenga nta muntu umureba. Yego ndabizi neza ko bizagerwaho. Ubu ngubu aho ndi kubarizwa n'ubundi ni muri Minisiteri y'Urubyiruko hariya muri Maison des Jeunes niho dukorera imyitozo. Abanshaka niho bansanga ariko nkaba ndi n'umukangurambaga w'urungano akantu bagiye kukubwira kwigisha ubuzima bw'imyororokere. Kecha ni ibintu nzi cyane kecha. Iyo tugeze ku buzima bw'imyororokere rero ni ibintu nzi cyane. Iminota 3 kecha njyewe nditonze kecha ubuse ku buzima bw'imyororokere nahera he mere kuri sida mere ku sida n'ubuzima bw'imyororokere biratandukanye
ariko ubumva umukangurambaga w'urungano aba abazi Abazi byose. byose. Yes, iyo sida nayikwigisha ukayimenya, ndetse n'ubwo buzima bw'imyororokere nabo kwigisha ukabumenya. ukwiriye kutwigisha noneho udushobora kuba turebwa nyine n'abana bategejeje imyaka. Yes. Uratwigisha uyigejeje arabyumva, urazimiza ariko akabyumva. Yego. Twigishaho gato. Icyo navuga nyine na wa wundire gutagejeje ibyo namwigisha n'ubundi yazahora nabyo mu ishuri, kuko niba tugeze ku buzima bw'imyororokere urabanza ukibaza se ubuzima bw'imyororokere ni iki? Ubuzima bw'imyororokere ubundi mu magambo meza ni imiterere, imikurire, imihindagurikire y'umubiri cyane cyane imyanya myibarukiro na ndangagitsina. Uri kumva? Iyo mvuze rero imihindagurikire uhita wumva umwangavu n'ingimbi. Ese ibice bihindagurika ku mwana w'umukobwa watangiye kuba umwangavu ukibaza ngo ni ibihe? Hazamo gupfundura amabere, hakazamo kwaguka mu matako, hakazamo kuzana udushishi mu maso, hakazamo kujya mu mihango. Kecha ndakumva koko mu matako nyine urabona hari igihe umwana aba arimo arakura ataraba umwangavu, ntago ashobora kuzana iyo misemburo yose ngo ahita azana n'amatayi. Ayo matayi rero yatangiye kuza aba ari kwaguka, n'amataka araguka, ugasanga umuntu yari afite ubunyafu ari umwana ariko yamara kuba umwangavu. Wewe umuntu ureba, wewe warenze kuba umwangavu, wabaye umwangavu, niba ari ubu navuga gute? Wabaye umuvure wowe. Yego. Ubwo rero nkanangira nkigisha ku bana b'abahungu batangiye kuba ingimbi, harimo kuniga ijwi, kuzana ubwanwa, incakwaha, impwemwe, ngiye kuvuga insya ariko n'ubundi ndi kwigisha ndazivuga. Uri kumva? Hakaza n'ikindi kimenyetso cyo kwiroteraho, aricyo kimenyetso nyamukuru, nawe akaba yagira gute, yatera inda. Icyo gihe rero urumva n'ubundi abadukurikiye. Reka nkubaze, hari nk'igihe umubyeyi aba afite abana, urugero abahungu n'abakobwa, sibyo? Bari mu gihe kimwe, urugero akaba nitangeho nkanjye wabyaye impanga, gukurira bakurira icyarimwe baba bangana, ariko hari ababyeyi ngo bagire isoni zo kuganiriza abana babo, akumva ibyo uvuze byose ntiyabasha kubibwira umwana we. Ese kugira ngo wowe akubone umwigishirize umwana bisaba kukwishyura, cyangwa gusanga muri mezo ukaba yazana abana be mugira igihe cyo kuvuga ati wenda turafasha abana bose muri rusange, cyangwa se umubyeyi arishyura kugira twigishe umwana we? Yes, urakoze cyane. Icyo gihe rero iyo ababyeyi ari babiri, umugabo n'umugore, nta n'umwe witabye Imana, bafite abana b'ibitsina byombi, iyo ari abana b'ibitsina byombi harimo abahungu n'abakobwa, wa mugabo niwe ugomba gufata inshingano zo kuganiriza abana b'abahungu, noneho na wa mugore agafata inshingano zo kuganiriza abana b'abakobwa, kuko umugabo ntabwo yaganiriza abana b'abakobwa ku byo kujya mu mihango, uburyo ushobora kugira isuku, uburyo padi idafurwa, uburyo yambarwa rimwe. Ibyo byose ntabwo umugabo yabibwira umwana w'umukobwa ngo abivemo. Kecha twebwe rero hariya ku kigo cy'urubyiruko ngerageza gukoresha ibiganiro, hajya habera amatsinda, hakabera ibirori. Iyo ndemusi muri mezo habaye ibirori ndemusi, n'ubundi mfata umwanya wo kwigisha cya kintu, nkabaza n'ibibazo kuri bwa buzima bw'imyororokere. Ababitsinze nkabaha ibihembo, harimo amakayi, bya bindi bishimisha abana, n'ubundi ibikapu. Icyo gihe iyo ndi kubaza ibibazo hari ababyumviraho, ariko nkaba n'ubundi ushaka kubona ikiganiro cyanjye kirambuye wajya ku rubuga rwa Youth Connect Hangout, ukajya ku rubuga rwa Youth Connect Hangout ukandikamo ubuzima bw'imyororokere. Ndafite ikiganiro nakoze kuri Flash TV kirambuye ku buzima bw'imyororokere. Urumva rero hari n'imfashanyigisho dutanga z'ibitabo, kaza tukaguha imfashanyigisho ukajya kwigisha ubwawe ukamenya ibyo bintu. Ubwo ibintu bimeze nko kuba ari ishuri umuntu ngo yishyure, byo ntabihari? Yego, ntabihari. None se ubundi ikintu nibaza, nimba ubizi urambwira, bibayeho ugashinga iryo shuri, biremewe ntabwo byemewe? Ngira ngo iryo shuri ntabwo ryaba ryemewe. Iryo shuri ryo kwigisha ku buzima bw'imyororokere ni ishuri wenda ryagashinzwe na leta, wenda RBC kavuga ati reka buri centre yose cyangwa buri kagari kose tuhashyire icyumba cy'ubuzima bw'imyororokere. Yes, naho bagiye gushinga ishuri hari uwaba bishaka kubimenya ariko adafite ya mafaranga yo kujya kwiga bya bintu kandi akeneye kubimenya. Ariko twebwe nese Kecha, uruzi ko ngewe mbwira abana b'abakobwa nkamubwira uburyo ashobora gutwara inda atarajya mu mihango bwa mbere na rimwe? Bibaho. N'umuhungu nkamubwira uburyo ashobora gutera inda kandi atariroteraho. Yego. Oya
umuhungu na wenda bishobora kubaho muri system Yego. akaba atarabona icyo kimenyetso cyo kwiroteraho atarabibona ariko yakora imibonano mpuzabitsina Bigakunda. muri system bikaba byarabaye Yego, bigakunda akahita atera inda None ariko noneho umuhungu nanone ikindi kintu kibatangaza kuba yatera inda atarangije ugakora imibonano mpuzabitsina nurangize kandi ukagira gute ukaba watera inda ibyo ni ibintu bibatungura cyane bagasanga ntabyo bazi yego nanjye urantunguye ntabyo narinze inda urayitera cyane nyine urabona ukanayisama ariko nabigusobanurira cyane abashaka kugira ngo wenda tuzakorana ikindi kiganiro kugira ngo mbibigishe noneho nanjye nzabyumviraho ni ubumenyi bwinshi keca abantu bakeneye kumenya kuko bino bintu biteye ubwoba ubwenge wa mungu keca niba mubwira ngo mfite impano nyinshi nize mekaniko automobile kanimba nzamufata mu ngoto ntuzongere kumenyera muri kanimba akunda kumenyera cyane akunda kumenyera cyane akandeba agaseka niba abona ndagapupe ariko buriya nureba keca ari igihe njya mu bukwe wenda nk'umuntu akambaza ati se we na kanimba ubundi nta kindi kintu mupfa mu buzima kubera guhora duhanganye nta munsi ndaza muri bamenya ngo ngende batanyambuye abantu rero kubera amatiku yanjye nawe bazi ko tuzagira tugafatana nta kintu dupfa ariko reka nkubwize ukuri ndishimye ntago wabyumva wenda ibijyanye n'iby'imyororokere cyane kuri njyewe sinibaza ko hari ahantu umuntu yagera kumva ntago akeneye kubyumva kubera ko nk'ibyo ngibyo byo kuba umukobwa yatwite atarajya mu mihango mu buzima bwanjye n'ubwa mbere mbyumvisha nakubeshye n'ibyo by'abahungu ni ubwa mbere kandi biba byiza guhora umuntu yiga yego ni byinshi cyane keca ni byinshi cyane nk'ubu ngubu hari n'ibigenda bihinduka minisiteri igenda ihindura nk'ubu urabona kondomu iyo wamaraga gukoresha kondomu warayizirikaga ukayijugunya ahabugenewe cyangwa muri tuwarete ya kinyarwanda icyo rero no kwizirika barabiciye ibyo ngibyo hari abantu benshi baba batabizi kuko bagiye basipoje ko ushobora kuyizirika warakomeretse ku ntoki n'ubundi za spam zikaba zakujyaho ukaba wahandurira indwara runaka niyo mpamvu tugira gute ujugunya umwanda tuba tugomba kubibamenyesha nabyo kugira ngo tubashe kwirinda unamenye n'uburyo ugomba kubaho ngewe ubu umaze kubona ukuntu abana bawe bazakura neza nyine bazaba bafite papa mwiza ubasha kubaganiriza ibintu byose nta soni kubera ko iyo umubyeyi agira isoni hari ibintu umwana wagwamo kubera isoni z'umubyeyi we cyane rero ababyeyi muri aha ngaha mwumva cyangwa abantu batari ababyeyi ariko hari ibyo mwifuza kumenya ku byo murinda azi cyane bijyanye no ku mubiri reka bari ko gutyo mvuga muze kwandika muri benshi nzamusaba nabona umwanya agaruke atwigishe kuri iyo ngingo cyane nta bindi bintu byinshi twagiyemo yego nibyo byaba byiza nkabasobanurira wenda tutagiye mu by'amafilme imva n'imvano aho twaturutse tuze tuje kwiga icyo kiganiro cyo ku buzima bw'imyororokere ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina keca wenda tutarasoza tukiri kuri ibi bintu mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina hari indwara yitwa uburagaza ni indwara urwara igitsina bakagikata burundu ubwo ari umukobwa nawe baracyogosha niko nabivuga kikavaho ku buryo nta kintu waba umaze ni indwara mbi rero by'uburagaza bifata n'ubundi nk'ibindi bimenyetso by'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina byo kuryaryata kwishimagura yego amasazi n'ubundi mu mayasha ibintu nk'ibyo by'ubushyuhe gucika umugongo kuzana umuriro ku mugoroba ibimenyetso ni bya bindi ariko iyo ndwara ni mbi cyane ku buryo iyo urwaye igitsina baragikata ubundi mu kinyarwanda bavuga kugishahura mu kinyarwanda noneho ubundi ibintu byose byashyirwaga mu kinyarwanda bikaba byiza nk'ubu kujya mu mihango bwa mbere kera bavugaga kuzira inka umukobwa wajyaga mu mihango bwa mbere ntabwo yemaga yemerewe kugera ahantu inka iri gukamwa kugera ahantu hari ibyansi hari ibicuba atemerewe gukora ku gisabo yabaga aziririjwe agendera kure ibyo byose ni ibintu tuzagarukaho tukajya mu biganiro birenze hari n'akandi kantu dukunda gukoresha mu kinyarwanda indahekana keca nta mubyeyi ubyara indahekana ubaho kwa kundi umubyeyi abyara buri mwaka ngo uriya mubyeyi ngo abyara indahekana uriya mubyeyi afite abana b'inkurikirane umubyeyi ufite indahekana ni umubyeyi utwite afite n'undi mwana ahetse baravuga ngo uriya mugore afite inda ahekana niho iryo jambo ryaturutse indahekana abatwite akanaheka
bavuga ngo uriya mugore afite inda ahekana cyangwa uriya mubyeyi yego nta Okay. muntu ugira inda ahekana ubaho aba afite inkurikirane Eh, tuzajya mu kinyarwanda tuziga ikinyarwanda tujye tumenya bavuga ntibavuga yego ariko uzi impamvu nishimiye ko ibyo bintu muri nongeye mbigusubiriremo ntabwo Yego. numvaga ko ubizi nyine cyane gutyo yego numvaga ari ibyo gukora komedi kuko umva nabishyiramo umwanya akagaruka nzi ko abantu benshi muzishima n'abatari bamuzi muzamukunda kuko azi komedi ni ibintu biri mu maraso ye cyane rero ibyo bintu byose urimo uranungura Kecha ni byinshi cyane twaganira kandi buriya ubuzima bw'imyororokere ntabwo bureba abato gusa n'abakuze bashobora kumenya ku buzima bw'imyororokere aba ari byiza cyane yego kubera ngo nk'ibyo bintu byose uvuze sibyo yego harimo nka 4-5 ngiye ntarinzi pe atari bimwe byo kwigirisha birumvikana ni byinshi abantu baba bakeneye kumenya ni byinshi ku buzima bw'imyororokere kuko birahindagurika cyane hari ibigenda biza bishyashya Kecha biragoye nk'ubu ngubu ku kigero cy'abana batwara inda urubyiruko rutwara inda ubutaha nitugaruka nabyo tuzabirebaho turebe akarere ka mbere mu gutwara inda muri cya cyiciro cyitwa young women cy'abana b'abakobwa bashyushye niko navuga urebe ukuntu urebe n'akarere ka mbere urebe ukuntu dufite ibibazo maze tujye no muri sida turebe akarere ka mbere kizaba kiryoshye iki kiganiro reka nkubaze hari abana benshi bize niyeka ko n'ubu bakiga bamwe na bamwe bishyurirwa n'impano bafite urugero nk'abana bakinaga umupira njye hari abana niganye nabo nyine bishyurirwa no kuba bazi gukina umupira bagakinira ikigo ubwo nacyo kikabamenya hari aho waba wenda warigize wiga hari abana bishyurirwa no kubera kubyina kinyarwanda cyangwa se wenda kuba umwana yavugira inka nyine ku bijyanye na gakondo kuba bizi bikaba byamwishyurira ishuri yes urakoze cyane abenshi bamenyereye mu mupira ko umwana uzi gukina mu kigo uwo mwana ari we ushobora kuba yakwigira ubuntu cyangwa akagira udufaranga twa pourcentage duke bamusaba kugira ngo abashe kwiga ariko n'ibindi bya prime byose babimumenyera nanjye rero hari aho nageze biraba nari mfite itorero icyo gihe naraforomye itorero mu kigo mfite abana bagera nko muri 6 naforomye nabo muri théâtre barahari bitwa bagashema icyo gihe twakinaga komedi bamwe bakabipinga bakabona ko turi hari abanyine urabizi iyo uri gukina komedi mu ishuri hari abapingaye ntabwo babura babona ko muri mu bugoryi hari n'abandi baba bameze gutya bumva mwakomeza icyo gihe rero rwari urugendo rukomeye cyane usibye ko ntago bigeze bangirira impuhwe wenda bavuge ngo uzigira ubuntu aha nabangiye kubeshya ariko hoya ntatwo bakuyeho ahubwo narabamburaga ntibankurikirane narabamburaga sinishyura minervare nkategereza ko bazankurikirana cwe bakavuga nibura ni bya bindi mbakorera uzimubwire mba numva impamvu nanjye hano nigaga primaire hari abana nzi bishyurirwaga gutyo na secondaire nuko nguko nkibaza nyine kubera iki abana bazi kubyina kinyarwanda n'ibindi nk'ibyo bo nyine batabareka ngo bigire ubuntu wenda ayo mahirwe batayabona yo kuba nyine abana bazi ibintu bya gakondo bo batigira ubuntu dore impamvu batigira ubuntu imbyino gakondo ni imbyino z'umuco wacu w'abanyarwanda ubundi buri mwana w'umunyarwanda wese yagakwiye urakoze cyane yagakwiye no kuvuka azi no kubyina azi kubyina kuko ni ya gakondo yacu uriya nk'umwana w'umushinwa ndatanga urugero mu Bushinwa cyangwa mu bindi bihugu bya Mozambique cyangwa n'imbyino africaine ntawe uzibigisha kubera gukora biri bakura babizi yes ubwo rero impamvu batabiha agaciro wenda ngo banabishyurire nuko baba bazi ko nta hantu bazabajyana ngo bajye guhangana kereka wenda nk'aya marushanwa y'amasikorere y'ibigo kandi ari amarushanwa nayo yabaye barorokirita ukaba ababyinnyi ukababwira ati ntacyo nimudi dutsinda tuzabahaya mukabigirana amasezerano ariko atigiye ubuntu ntabwo urwo rukundo ndabona ikigo rubaho kandi ibyo bintu uvuga byagakwiye no kubaho byakabaye kuko ni umuco ni no gusigasira umuco wacu no kuwugarura ariko birababaje wa mugani kuba bareba mu kintu kimwe gusa bakibanda muri handball bakibanda muri football muri volley muri basket ugasanga no muri za dance
nta nuwo ndabona bishyurira ngo ukazi kubyina dance moderne barahari bazi kubyina nka ba Jackson banyerera bakigonda nk'inzoka ariko barishyura sibyo ko nabo buriya akenshi babona biga nkanje nkuko nkubwira ngo narabahezaga bariga bakiruka cyane uzisere igihe kimwe abantu nibabona biri ngombwa cyane bazabafasha kuko ushobora gusanga umwana afite iyo mpano adafite ubushobozi bwo gukora amafaranga y'ishuri ariko yamenya ko kuri iki kigo runaka bashobora kumufata akabyina mu bintu byose byo ku ishuri nawe akiga akaba yajyayo sibyo iyo mpano afite itangira kugira ikimumarira akiri mutoya yego muzabitekerezeho n'ukuri icyo mbona icyo wenda nabivugaho urabona abantu bari muri interena abanyeshuri biga muri interena nibo wenda bibangamira kuko abayiga bamo iyo ageze n'umwaka wenda ntasangemo n'ako gatorero azajya akoreramo imyitozo abikora mu kiruhuko bisubira n'inyuma impano iragenda ikintu utagikora buri munsi kiragenda ukakibagirwa ukagera hanze ugasanga hari amapa mashyashya ugasanga kandi kubyina biga buri munsi ugasanga waracyari muri za zindi za kera ngo mbombore yambore kandi niza kera ngo bashyitsi bahire we yego we niza kera izo ngizo ntago waziri muri viziyo turimo ni inshyashya zirahari ngo twaza mwajyahe twaza izo nizo zigezweho reka mubwire nanjye ndi mu bantu ntabwo nzi kubyina ariko ndashaka kubimenya imana nishoboza nzajya nza kuri mezo unyigishe tubyine tunigishe n'abandi yes byaba byiza cyane njyewe ushaka ko nkwigisha ndakwigisha nk'ubu mfite umunyamerikakazi afite ukwezi mu Rwanda ndimo ndamwigisha ndamusanga iwabo Kicukiro nkamwigisha kandi ni byiza cyane arabikunda yanambwiye ko azampuza n'abandi bene wabo baza mu kiruhuko inaha nkabigisha urumva ni byiza kwiga umunsi wa mbere nangira kwiga nzajyana kamera murebe na nyuma narabimenye murebe mu amanota buriya aba ari byiza keca aba ari byiza rega no kumenya n'amagambo y'ikinyarwanda nkawe buriya ntureba nko mu bukwe bwawe iyo baza kugutungura nk'umusaza akakubwira ngo gira umugabo uri kumubwira ngo iki ibyo ndarizi bavuga gute iyo ubumugira bikakugira turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu gusa hari murinda twemereye yuko cyangwa se cyaka muri bamenya yatwemereye yuko nimusaba patito muri benshi azagaruka ikintu mwumva ntamubajije mwifuza kumumenyaho muzabyandike muri comment none nidukora ikiganiro mu minota ya mbere nzasoma za comment adusubize ku kintu mwifuza kumenya cyangwa kuba hari ibindi bintu nyine mushaka ko abunguraho by'ubwenge arahari turimo turagana ku musozo rero ariko sindi bukurekure bitewe n'ukuntu nakunze ukuntu wigana perezida urambabarira wongere ubisubiremo mva Ketchup Ketchup arashaka kugira ngo angarure ku mukuru w'igihugu ngomba kukubera manager sibyo amashyi nayakomye arakoze cyane Ketchup yemeye kumbera manager w'inzaga ngiye na manager gawe kurangira nta kibazo twajya dufashanya mu bitekerezo yego murakoze cyane rero abari bakurikiye Ketchup TV n'ubundi insoza yifuje ko nza kugaruka kuri kakano ka perezida hari abantu bakunda uburyo perezida ajya hano bakamubaza ibibazo abaturage bakamubaza ibibazo bafite ibibazo bibahangayikishije ariko bitewe n'iminota baba bahawe ugasanga umuntu avuze yihuta ikibazo cye nacyumvikanishije urugero ngo naje njya kuba perezida wa repubulika banyitaga kureba Jean Damascene ngo banuye mu karere ka Musanze amazu ganya amazi garaga genda gake tugendane ndagira ngo ako kantu tuzakagarukaho ubutaha murakoze cyane ugende gake tugendane mwakoze kudukurikira ndabakunda cyane murinda Imana ikumera umugisha yego Imana iguha amafaranga menshi cyane yuzura imifuka cyane Imana iguhe actros z'amafaranga yes cyane n'amavewiti yes mwifurije rero imigisha myinshi nanagushimira ku mwanya wawe wamaye yego nawe urakoze cyane mu bantu bo muri sinema ba kera bagihari n'ubu ngubu banshyigikiye nkabiha agaciro 1000 ku kindi yego kubera ko iyi gahunda y'iki kiganiro nta minsi myinshi imaze nta masaha menshi cyane imaze tuyipanga pe yego rero kandi iyo ubwiye umuntu akakumva uba ugomba kubimwubahira ukanabimushimira wakoze cyane yes nawe urakoze cyane no kuba mwanyandikiye Imana ibamere umugisha ndabakunda